turi kumwe n'undi mugenzi wanjye nawe yakiva. Nitwa Theophile Nyirinkwaya, ariko mu buhanzi nzwi nka Nyiritheo, bikomoka ku mazina yanjye. Naje nturuka i Huye, niho mu rugo, niho nkorera umurimo w'Imana mu itorero bita Église Apostolique pour le Réveil au Rwanda. Niho nkorera umurimo w'Imana n'ibindi nshobojwe imbere y'Imana. Ndagira ngo Nyirinkwaya umuhereze mikoro gato kugira ngo mbere yuko atangira kuririmba tubwire Nyirinkwaya ni muntu ki, watangiye kuririmba ryari? Nyirinkwaya uko natangiye mbivuga, ni umusore ushima Imana kubw'agakiza, kuko ntabwo nabyirengagiza, kuko hari benshi badafite amahirwe, ariko kuba naragiriwe ubuntu bwo kumenya umwami, nkamenya n'agaciro karimo n'ibyo kwirata. Rero igihe nabitangiriye ntabwo ari kera, ni vuba, ni muri periode ya COVID. Mu mwaka ushize mu kwezi kwa munani nibwo nashyize indirimbo yanjye ya mbere hanze. Ubu ngubu mfite indirimbo ebyiri. Igitekerezo ukuntu cyaje wenda ukuntu cyavutse hari abantu baba babyibaza. Ni muri cya gihe twari turi muri lockdown, nari mfite piano mu rugo. Ndi umuntu ukunda kumara amasaha menshi ndi kuri piano, kuburyo no ndi kuri piano. Hari ukuntu ukora kuri piano ukumva wenda nk'aka melody karaje, mpita amagambo numva araje, mpita ntangira gutyo, numva ndimo ndubaka ibintu, ndavuga ati why not, nta kwinjira nanjye, dore ko nari n'umuririmbyi, sinanabivuze, nari n'umuririmbyi muri korali, nkorera umurimo w'Imana muri korali yitwa Girugari. Ndabizi harimo n'abankurikiye, ndabasuje cyane. Abantu ba Girugari nyamuneka muzazana indirimbo zanyu hano. Umushumba wanjye ndamusuje. Ikindi numva biraje, nari nziranye rero n'umuproducer, turaganira, ndamusura, indirimbo mbanyishyize aho ngaho gutyo. Rero numvaga ari ugutangira nshima Imana.